njye nashatse gutandukana nabo ndabibasaba barabyanga then na n'ubu ngubu nyine nabandikiye letter mbibasaba na n'ubu ntabwo baransubiza nta nubwo biri safe umutekano waho mu kibuga ibyo turi gukina ntabwo biri safe kuko dufite abafana benshi kandi urumva kubona jenga biragorana kenshi rimwe na rimwe ushobora gukora mistake mu kibuga ugasanga ntabwo biri safe naje no muri equipe nationale nyine numva ko ntabwo ndi 100% no mu myitozo ugasanga n'umubyeyi birenze kuba ari n'umutoza nk'akazi kubikora nk'akazi ahubwo ni n'umubyeyi. Amakuru y'umukunzi wawe we duherukana yikora ku Nyarwanda yari ahari ameze neza umbwira ko nzaza no kubasura uhita ugenda ameze atarakomeye cyangwa byarazambye? Ndumva nta bintu byinshi nshaka kwivugaho. Reka tubaye ikaze tubakunzi ba Bar44 podcast. Nk'uko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa akaba ari umukinnyi wa ekipe y'igihugu Amavubi ndetse akaba ari n'umukinnyi mpuzamahanga arakina mu gihugu cya Kenya. Nk'uko rero dusanzwe tubikora tubagezaho ibiganiro bitandukanye ndetse tunabasaba gukora subscribe kugira ngo mugiye mubona n'ibindi biganiro bitandukanye. Ntabwo dutinda rero ahubwo turatangira tumuha ikaze. Igitego umwaka mushya muhire. Murakoze cyane, umwaka mushya kuri twese. Aho cyagira isoni. Ni ibya buri wese ariko uyu mwaka ntabwo bizaba cyane. Zagabanyuka. Umeze ute se? Amahoro ndakomeye ndashima Imana. Umwaka mushya wawutangiye ute undi wawurangije ute? Navuga ko muri rusange ntabwo ari umwaka wanyoroheye. Umwaka wangoye cyane nyine warimo nyine ibicanege byinshi ariko nyine kuba umuntu yarawusoje nyine n'andi mahirwe Imana ibihaye umuntu nyine turushaho nyine gukora ibyiza cyane kurenza ibyo twakoze cyangwa se n'andi mahirwe Imana ibihaye umuntu mu buzima. Ariko umuntu hari ibyo wakishimira byabaye byiza mu mwaka ushize? Hari ibyo wakwishimira of course. Uyu mwaka ushize nibwo nagiye mu gihugu cya Kenya. Nagize season nziza zishize nabaye top scorer natsinze ibitego natanze ama assist. Navuga ko no gusohoka nkava mu Rwanda nkajya gukina hanze byo nabyo ni ikintu cyiza Imana yankoreye kuza muri equipe nationale consistently. Ni ibintu ntabwo byiza byagura byarabaye nubwo nyine nibiba byarabaye ariko turashima Imana. Tugusanze hano muri IPRC warushoje imyitozo isanzwe yawe nk'umu sportif muri rusange. None kuri mu Rwanda bihagaze gute kutari muri Kenya? Mbere yuko haza iminsi mikuru batanze ikiruhuko cy'iminsi mikuru baduhaye icyumweru kimwe. Ndumva n'igihe bampaye cyo kuba ndi mu Rwanda cyararangiye. Nakaba ndi na Europe ko abandi batangiye imyitozo nanjye ndagenda vuba bidatinze. Akaruhuko baduhaye gatoya nyine kugira ngo tujye gusangira n'imiryango yacu tube turi kumwe n'imiryango yacu tuzoza umwaka nyine twese turi kumwe na famille. Ariko tugiye guta dusubira mu kazi kubera ko dufite shampiyona ndende, dufite match nyinshi, dufite Coupe de la Paix hariya zaba ari match nyinshi cyane. Urumva tuzongera kubona ikiruhuko byibuze nko mu kwa karindwi shampiyona irangiye kubera ko twe ntabwo faza rirarangira bumva bakina amakipe 20. Ni nko muri Premier League ntabwo ari nko mu Rwanda hari amakipe 16 n'amakipe 20. Urumva match bari nyinshi cyane, match 39. Ni match nyinshi niyo dukina match 3 mu cyumweru ngo nta cyo kuruka kiba gihari. Ni mu mvibonye karuhuko nk'aka nyine ukabona umwanya wo kureba famille bari byiza cyane. Profita. Use hano ukora imyitozo neza nta kibazo ku buryo uzasanga abandi uri kuri ritme? Ntekereza ko abakinnyi bose bari bararuhutse ariko nabo baba babizi ko umuntu agiye muri vacances n'abari vacances. Ariko nyine nkatwe mu mukinnyi nyine ubizi ko ariko kazi kagutunze, ubizi ko ariho ukura umugati. Ntabwo nyine wagenda ngo wishimishe urenze cyangwa ugenda uryame bagirwe gukora imyitozo. Ibonye akanya uraza ugakora individuelle
ukaza nyine ugakorana na bagenzi bawe ugakora kugira ngo nyine byibuze nubwo utaba uri fit cyane ariko at least hari akantu kaba kakirimo, hari ritme ubu ukiriho ku buryo niyo wasubirayo bitagorana cyane kuruta kuza kuryama ukajya mu bindi then wasubirayo warabyibushye. Mu cyumweru kimwe hari abantu babyibuha usanga warabyibushye mu cyumweru kimwe ukibaza se ari ukwezi byagenda gute. Ni ngombwa ko wimenya rero ukamenya nuko niko kazi kawe n'ubundi nicyo kigutunze, ugomba kumeza umubiri niyo boutique yacu nyine ni coro ugomba kuwukoresha rero muri fit kugira ngo udatakaza fitness kuko ritme dukeneraho hariya ibiri ku rundi rwego ibiri hejuru cyane. Ndebye nawe urasigara. Ariko hari ikintu ngira ngo dusobanurireho. Ejo bundi mu mpera z'uyu mwaka amakuru yaje mu itangazamakuru avuga ko Tego Arthur yamaze gutandukana na ekipe ya Leopard, ntazongera amasezerano, tugomba gushaka indi ekipe. Mu by'ukuri nk'aho ubwawe turakwiboneye, nimwe mu mpamvu nyamukuru yatumye tuza kureba. Ndagira ngo ushyire ukuri kuri ibyo bintu byavuzwe hano imbere mu gihugu. Ukuri njyewe nkanjye nyine nashatse gutandukana nabo ndabibasaba, barabyanga. Yasabye ko dutandukana, nari mfite izindi opportunity nyinshi ariko nkabona batari kubyumva. Ikindi kandi uriya mutoza wari wanguze wari wanzanye uriya mu Czech Republic bamaze kumwirukana, nyine kuko nanjye urumva nari mfite opportunity mbasaba ko twatandukana barabyanga. Barambwiraga se nitukurekura mu kwa mbere turakurayo umwataka, nta kipe n'imwe yaguye wagenda ngo ubonemo umwataka mu kwa mbere. Urumva benshi baboneka iyo akenshi se zirangiye mu kwa gatandatu mu kwa karindwi gusa tuyo ni mu mpeshyi harya. Ubwo nibwo abakinnyi bari ku isoko, ariko ubu mu kwa mbere abakinnyi bose bafite amasezerano, ntabwo twapfa kuhita tubona umukinnyi uza kugusimbura. N'uwo mwanya ntawo dufite wo kujya kwiruka muri ibyo bintu, dufite ibintu byinshi tugomba gushyira ku murongo. Rero banga kundekura, na n'ubu ngubu nyine nabandikiye letter mbibasaba, na n'ubu ntabwo baransubiza. Ariko ikigaragara cyo nuko nzaguma hariya ngasoza amasezerano, nsigaje umwaka umwe ngomba gukina ngasoza contrat hariya, amara gusoza contrat ko nzabana gutekereza ahandi nanjye. Ariko ngiye byo gutandukana nabo ngiye narabyifuje, mbagizaho n'icyifuzo kubera ko hariya ukuntu nyine shampiyona imeze, abafana ikipe ifite, rero umunyamahanga ntabwo bakorohera. Kandi ikindi nta nubwo biri safe, umutekano waho mu kibuga iyo turi gukina ntabwo biri safe, kuko dufite abafana benshi kandi urumva kubanajenga biragorana kenshi. Rimwe na rimwe ushobora gukora mistake mu kibuga ugasanga ntabwo biri safe. Niyo mpamvu ubwo bivuze ko umunyamahanga iyo abuze rezilita biba bikurushaho. Hariya nta mpuhwe bakugirira ngo yego mupfana nyine icyo ubahereza, ko baha ibyishimo uratsinda bakishima, ariko iyo uri mu bihe bibi ntabwo bashaka kubyumva. Of course cyane iyo uri umunyamahanga ntabwo bakorohera, rero ntabwo biri safe. Ubonye ko n'abafana video nagiye mbona zagiye zicaracara binjira no mu kibuga bakubita n'abatoza bakubita abakinnyi, so ntabwo biri safe. Rero umuntu ashobora guprofita icyo gihe wenda hari nk'ako kavuyo bakubita nk'ikintu ugasanga ntabwo biri safe, ntabwo bigenze neza. Iyi si impamvu nyamukuru yatuma ushaka kugenda uvuga ngo wari ufite amandi ma opportunity. Nta makipe hano imbere mu gihugu n'andi muri Kenya cyangwa n'ahandi bashaka kujya? Njyewe nari yayireye kuko nzakina muri Leopard umwaka umwe, barabasenyana kuko nzakina umwaka umwe mpita nyine muri Europe, umugabane w'Uburayi. Kandi urumva nari maze kubona ama opportunity meza muri Europe. Numvaga nshaka kugenda, akanabiberetse nabo barabizi, ariko bakazamo ikintu cyo kugorana. Ntabwo ushaka kumvikana n'ama ekipe, bumva bari kugorana cyane nyine, ukabona nyine abo barengereye ibintu bari gusaba biri ku rundi rwego, birahanitse. Ariko ngahita mbona ko bari kubisaba kubera ko ntabwo ari ukubera ko babikeneye, ahubwo no kugira ngo bananize ayo ekipe, noneho ikipe acika intege nyine. Ariko mfite amasezerano kandi ngomba kuyubahiriza kuko njye wayasinye, kandi agangoye ikipe nziza itanga opportunity. Ntabwo numva ko wenda like kuba bandekura cyangwa batandikura hari ikibazo kirimo. Niteguye kuba nagira ngasoza amasezerano nkaho nakoresha izo opportunity zindi, ariko ngasoza contrat ntacyo bintwaye njyewe. Bivuze ko ibyavugwaga by'uko muzatandukana ekipe urahari, uzasoza amasezerano yawe?
ndasuza amasezerano hariya ariko kereka wenda anytime kubera ko Amerika irafunguye anytime baramutse bavuze ati benda bagahindura ibitekerezo ati turakure kugende nagenda nakora move ariko batabyemeye ndaguma hariya. Urumwe muri ba rutahizamu umutoza Frank yakundaga gukoresha kuva wagera muri national nk'uko bivugaga mu mpera z'umwaka wa 2023 mu mikino iheruka ntago wagaragaragaragamo ni ikihe kibazo cyabaye kandi ko wakinaga? Ikibazo cyabayeho njye nagize imvune nubwo abantu batabimenye. Nagize imvune marigiye maramaze amezi 2 arenga. Urebye neza ukajya wenda nko kuri platforms za Leopards ntago nakinaga ureba mu 18 kureba namwe mafoto y'imyitozo buri kimwe ntago nakoraga imyitozo ntago nakinaga namaga ndi mu rugo kubera ko nanagize blisters injury namaze almost 3 months kandi izo match baheruka gukina basikinye mu kwezi kumwe gushize nkeka niba ukwezi kumwe gutyo. So nari mfite imvune no muri Leopards ntago nakinaga rero ntago ntekereza ko niba no muri equipe yanjye nari no gukora imyitozo muri gukina naze kuza muri equipe nationale ntago kandi kuca twaravuganye ndamubwira arabizi ko nakina rero numvaga ko ntago nyine abantu babimenya ariko nyine kuko bari ko kuri nari naravunitse imvune ariko ngo meze neza nagarutse kuri match deruka gukina match Leopards deruka gukina mbere ko tujya mu biruhuko mbere ko nza mu Rwanda nakinye iminota wenda nka 15 urumva nibwo nari ngarutse nyuma y'icyo gihe cyose ntago nyine nakinaga urumva ritme barasubiye hasi fitness yarasubiye hasi muri kimwe nakinye nka 15 minutes ubu nibwo navuga ko ngiye kugaruka nyine muri mood neza natangira gukina none. Nta kibazo se wigize ugirana n'umutoza mbere yuko wenda uri muri collaboration cyangwa se wenda nko kuri telefone bisanzwe? Nta kibazo nigeze ngirana n'umutoza kubera ko ndi muri equipe nationale ibintu byose mbikora ku murongo nkuko nyine babyanditse cyangwa uko programme ndayubahiriza yose kubera ko equipe nationale nyine bari equipe nationale. Ntago ibintu byose bibise bagendere ku murongo. Amprisa n'umutoza w'umuzungu noneho ntago batorera ikintu cyo kutagendera ku murongo wiwe. Niyo mpamvu agiye ubona abakinnyi benshi atagendaga bahamagara kandi bari basanzwe bakina muri equipe nationale akabasiga kubera ko nyine abashaka ibintu biri ku murongo. Ntekereza ko nta kibazo twese tugirana uretse nyine yamvune nagize nabwo kandi naje no muri equipe nationale nyine numva ko ntago ndi 100% no mu myitozo ugasanga sometimes abaganga baramfasha bakakavaringa ariko still aba contact noya nkababara so neza mu vrema nese mista mu kubanza nakira neza rero umumeze neza anytime nzagaruka muri equipe nationale cyangwa se anytime bazongera kungirira icyizere nzaza none imeze neza 100% kurutaho. Ni umutoza Frank ushobora kutongererwa amasezerano cyangwa udakomezanya n'Amavubi ni muntu ki mu gihe mwabanye wamuvuga iki wamusobanurira gute abantu batamuzi? Ikintu kuca namusobanura nko mu magambo 2 cyangwa 3. Icyambere birenze no kuba ari n'umutoza nyine kucumba n'akazi kora hiwe kandi yabigize umwuga urumva ariko ikindi kintu nyine navuga kuri coach n'umubyeyi. Birenze kuba ari n'umutoza nk'akazi kubikora nk'akazi ahubwo ni n'umubyeyi aragutoza akagushyira ku murongo akagutoza ibintu bisomeka ibintu ubona koko nukora iki kintu nkuko akikubwiye kirabyara umusaruro nukora iki kintu nkuko ari kukikwereka hari ikintu kiri buvemo kandi kiri positive. So ntekereza ko ni umwarimu ni umubyeyi ni umujyanama buri kimwe cyose urumva ntago nabona uko musobanura gusa ni umutoza mwiza kandi ubereye u Rwanda. Hari nk'akantu nko muri kariyeri yawe hari ikintu wiyunguyeho wavuga ngo wakuye muri equipe y'igihugu Amavubi? Ni byinshi navuga wenda nko kwigirira icyizere kumva ko nyine ndi umukinnyi uri très important kuri club yanjye cyangwa no kuri equipe nationale kubera ko ano makipe tugenda duhura bano bakinnyi tugenda duhura mu makipe nationale nyine ibihugu byinshi bikomeye abakinnyi mugenda muhura level urwego nyine rurazamuka cyangwa se na football is all about mentality. Iyo mental yawe igiye hejuru izamutse nkeka ko nyine n'ibindi byose biroroha. Icyambere mentally
hari ikintu niyongereyeho kinini. Ikindi kandi uretse no kuvuga mento, hari n'ibindi byinshi, imyitozo ya equipe nationale, gukina n'abakinnyi beza, abakinnyi bakuru, abakinnyi bazi ibyo barimo, abakinnyi bazi ibyo bakora, bakina ahantu hatandukanye, bafite imico itandukanye, batozwa n'abatoza batandukanye. Urumva of course hari ikintu yiyongera gukorana imyitozo n'abakinnyi bakuru, aba defender beza ku rwego rw'igihugu, rwego rukomeye cyane. Urumva bamaze imyaka myinshi bakina, hari ikintu yiyongera mu rwego rwa qualité, mu rwego ibintu byose, discipline, ibintu byose, kumva bafite imico itandukanye. Nekereza ko ni ibintu byinshi umuntu yiga, ibintu byinshi cyane. Amakuru y'umukunzi wawe ngo duherukana yikora ku Nyarwanda, yari ahari ameze neza, umbwira ko nzaza no kubasura, uhita ugenda, ameze atarakomeye cyangwa byarazambye? Ndumva nta bintu byinshi nshaka kwivugaho, gusa ameze neza, nta kibazo, arakomeye. Byarazambye? ameze neza arakomeye. Ahari nyine nawe, nubwo nabona iki kiganiro, ariko ahari nyine yariyizi, ameze neza. Nta bintu byinshi nshaka kumuvugaho. Aracyari inaha mu Rwanda cyangwa? Ari inaha ariko ntabwo turabonana, ntabwo turabasha kubonana. Ariko nyine ameze neza. Gitereka tugushimire ndetse no kuba waduhaye umwanya, wari unaniwe ashaka kwita ugenda, ariko natwe twari tugukeneye kugira ngo ukureho urwo rujijo, abanyarwanda bamenye ukuntu umukinnyi wabo bihagaze muri Kenya. Ubu ngubu ntushobora kubonye nka ofure nziza mu Rwanda, se ntiwakigarukira? Buramba ntekereza, numvaga nabanza nkakina nko mu Rwanda byibuze mbere yuko ngenda, kubera byibuze nkakina nk'i Kigali wenda nk'umwaka umwe. Ariko nyine kubera nagiye, of course ntago ndi kugaruka, numva ntago ndi kugaruka mfite muri aka kanya, wenda nagaruka igihe ntaza, ariko ubu ngubu ntago ntekereza ko nahita ngaruka kano kanya. Katugushimire cyane. Murakoze cyane.